Inshuti z'indamutsa namwe mwese mwumva Radio Rwanda mwiriweho. Uyu mugoroba indamutsa zirabagezaho igice cya mbere cy'umukino Nzoga Iroshya wanditswe na Sebuto Yohani Maria Vianney. Yewe sugukabye inkuru Nzoga Iroshya koko. Namwe muri bwiyumvira ukuntu umugabo Nzoga Iroshya yatwawe na byera yitutwarwa akibagirwa ko afite abana n'umugore. Nzogiro. Nzogiroshya. Nzogiro. Sino yanyoye zahera. Yazinyoye mwiki. Samoya n'igice yinazemo amanywa arakanda itakanguka ngo karabo ujye ku kazi. Cyangwa banza yibagiwe. Nzogiro. Nzogiroshya. Nzogiro. Nzogiro. Yewe. Mbega impumuro. Ako no munuko. Wagira ngo yaziyuhagiye. Nzogiroshya. Nzogiro. Ariko niki? Tuko karabo ujye ku kazi. Niko. Tagisi za mbere zagucitse. Zogazanyishe zo kavu n'umuheto. Ariko ducupa dutandaraye ntamene twinshira. Niko. Niko. Nashize. Patron uramubeshya ngo iki? Nakazi kawe. Patron. Asye. N'ubataro bwarakeye. Nandakara kanu kanicicikira. Shi. Rurimi ntirwoshwa n'urundi. Ahubwo numva renda yaneze nte cyaka ntumira muhake pfwa gacuruzi. Mumpera amacupa 2 n'isamurire. Ariko izo nzoga zawe wazigabanije. Yewe. Basamura inzoga. Inzoga se ntivurwa ninde. Amuhizi konje kandi. Aha. Kisho mutini niko kamukiza. Nzana n'amazi ni humura ahubwo. Kiravoye usumbwe ngo uhakeye. Yego se. Cyangwa none rukanikaze kuza ku nshamo kabiri. Ariko ye nashize sinzi. Ariko ndatunguka ya. Akira amazi. None urambara iki ko nduzi ya pantaro yahindutse ibyondo. Kwizoga nubwo nzikunda ziranyica. Ariko nta n'umugayo. Uwo muntu warayije saa 9 n'imvura yarayiguye n'umwijima wari uriho. Je nari nagize ngo baguhotoye da. Wamutoye. Gira guhotora. Nawe se, saa 9 n'igice. Ubona ubwo bw'abagore. None se n'ubwa mbere nganira n'inshuti ngatinda gutankagera hankesheje. Ariko azi ngo upfa guhotora kuko. Reka genda byari byanteye ubwoba da. Dare pantaro ngo niyambarire. Ipantaro nyine. Hari indi siretse imwe itekiraka ku kibuno. Ariko ko numva tsindagira ikiraka ku kibuno. Ikibazo kiri hehe? Yizane, nzane ne yashati ndende. Ndenzeho. Asiba gutebeza. Mundu nasabaga mbenge. Ariko hazagerageje kugura twendara. Babarira. Hoye ni wigaya. Nzanira yewe yashati ndende byose binzane hano. Yambarire. Ngaho kumutindi ntigasana nyirako. Ahubwo mpanagura nazira nkweto. Ngo mpanagura inkweto. Zanagurwe niki? Siraje. Ego ko. Siraje yashize kera, hashize iminsi nene mukebe bawujugunye. Kandi nazira zindi zaratobotse. Shaga tambaro nutuzi. Unyuzeho. Hariwe ko imvura rayiguye. Akira ishati. Zana. Uyisomende. Siba iki. Sindende. Kiravu. Cyangwa ngaho reba. Use nindiri ubone ko kukibona handwi. Ngangerageze. Akwe. Kiravu. Ariko muhashye ntarazara. Naje.
hanyuma se watinze he ahubwo gacuruzi yari yazimye ngo amakazi ya 5 ni menshi amakazi ya 5 ni menshi ngo yose kumugeramo ariko nawe amakazi ya 5 urakabya ni menshi 5 yose kwe hari inzoga gusa 5 se ni menshi kwe gacuruzi ni gacuruzi koko ariko niba se nyamurimo ngo kwampa igihugu ntaranga ku munsi n'umugenzi uramurenganya aya abacuruzi bagiye kinyabupfura giki baje bagirwa n'ubambura arankamira mu kitoze se umushara wanjye ntitugabana ewe akwi ipantaro koko ewe n'imvura yarayiguye abandi bariko mwanzanira ibyerahora ujya kuyingurira fungura vuba yewe zana urufunguzo ariko ntuzi ko ewe hano muri tangwa bikire nawe ntimenya kuzifungura urekeyo ngiyo ndabanza nkamira karahure kose umanya none mbe ukangezemo akomanya we uri ibiryo koko bakakwesa umwamikazi w'izindi nzoga narakwimitse n'ubundi nuko ushaka kunkenesha ariko yenda ndacengesha da kuntu ngusenga wampa menshi ngo njye gusengera ariko nubwo ngusenga ukansekera uranansenyera cyatupfa cyawe niki no kutigera ubihana rimwe cyakwa cyo numva turi umwe da ariko wambihiye akanje kaba gashobotse tekereza rero nawe yambwa yanze inyama yewe ndumva uri kwivuga imisango da niko iyo nibyo ruvugira gusa niyo nyine aha se wanyoye rimwe irindi rikaba rya saa sita kwiki rikaba rya saa sita unega saa sita kuki ntabwo uzi ufite inyota se saa sita saa cyenda byari kindi ubu se ngeze hirya hariya inzugira ikirenga se naba ndisize utaza karayifumbwa arazifu sengeye kubaza umwanya ndamunywa ni mu mwanya wawe koko nsukiramo ongera usukiramo sokamo naho bivugisha bya saa sita byihorere kamwe vuba nagacuruza ngo bari mu kugera hangaha shaka amavide fungura nira nyabuke fungura ariko mfara fungura vuba handi ariko umunyabukana rukanika ntabura kunkanika arakara nk'impiri yo kanyagwa nuko ariko suka vuba kanamira ngende ariko 15 barayakira muri tagisira niyo ufite gusa niyo mfite yonyine uranteye nanjye nta 5 mfite ngo nkongerere asike akazi kabo ndaba hani bayanga bayariki sindi wengeze yongera yewe ngaho wirirwe akazi keza ngaho wirirwe Mbega waramutse Nzogiro Ramutse amakuru
meza Kwakerewe isaha yose ra. isaha yose Kandi ndumva uje unahumura. ariko Soma ubona mu gitondo Nzogiro. ashaho ni ndarane ejo nakoze akantu Waragakoze koko. nabaze nsanga naragotomeye nk'uducupa 10 ndomwe genyine Wenyine? ariko si patro arimo birakugaragaraho pe. patro arimo Wagira ngo yaharaye. Samuel yari yageze hano. Yari yageze mu biro kare. Ndetse n'ubavuye hakubaririza. yababawe koko Neza da. Yari yasuye umugara kandi yitotomba ngo gatoyo urarambiranye. reka ye None nawe dore kujusa. Maze babishirira pepe. reka shano Nzogiro inzoga ziti kumerera nabi koko. Uko ni inzoga gusa koko. agashaho umuntu warageze mu rugo mu masaha 9 na yamvura nikoje kubura umugore ngo burakeye n'imbyuki ariko none horukane kasimukira ndumva nta nagatege meze nkora ry'ibiboko sha nyakazi ariko somura vora mukanye muri gitondo ye Sha ibi bintu ntabwo rero. Ibi bintu byose amaze kunyezaho ndabona mbirangiza ryari. ya muntu yahembwaga adakora Ubuse waba uhemberwa iki? nturukanika ndankanika nk'inumira ibyo urashaka ubure Nuko. Shanzo gura ibyo aribyo byose. Urumva? Nubwo kamera idakurwa na reka. Gerageza witsinde rwose. Utsinde iyo ngeso yakubayemo akarande. Ukiriyo mungu umuntu. Urakererwa cyane rwose kandi ari kunasiba. Niko. Umunsi wiruka wako kuko uzerekera. Kandi buka ko na madame wawe nta kazi afite. reka jo sindata umutwe Habimana yabasomye Nobo se nabo baraga ko muri hato ni sinatotejwe nkayirukanwa ngo ndakererwa sinaje nkakabona hangaha sinjya nihe bagenzo giroshya igihe cyose kibazo kivutse haba hatiganjwe n'umuti wacu ariko Imana itera amafutera no bahayira ndiyizimize kecyura Urizi mizi kwicyura. ariko sha genzo giroshya sindagera ubuzima buntera ubwoba u Rwanda ntirugarukiye muri bibiro so kwirwa mpini umugongo muri ibi dossier n'ahandi birahari bishingwe ntibyabuze habuze babiyora akazi kandi n'indyampurike Ariko Nzogiro ngo utazi kimuhatsa agira ati agira ate se nyine ngaho sheba dore igihugu cyose cyarakumenye. Umuto umukuru bazi kuri umugotomizi nakuri umusinzi babarere nuva uzabona kandi kazi he koko. Cecekaho. Tumva rukakaje. Hano mu kirabo ibiyoga byatanyurira turukahera Nzogiro waje yari kuko saa 1:50 y'ijoro turakoze ikenge hanga yahashize umwanyeze hangaha da saa 20 hano mu biro icyo kirengagisha beshi kindi w'impindurunga n'urwara ari mparida cyangwa ni indane zatumye ukererwa ntamenye n'amasaha nuko amasaha agize Nzogiro umaze kurenganira uhite mu byeri cyangwa akazi iwanye ntibishobora kubangikana hitamo maripfa umugabo mese kamwe naho undi nureba nabi igihuru kikubyara igihungira niho n'umutesi bikabije isuguze kora akazi ukora ubyukuri gukererwa kwanjye si ubushake niki ndabanje kujyana umwana kwa muganga madama nawe kandi ni ndembe cyane malaria yamuhereje mu kirago nageze kwivurira mpasanga umuvundo kandi senere kumwivurira nategereje rero ndakererwa Nzogiro umubeshyi kiromye kirumutse sha ariko umwana wawe nakamuga k'indwara cyangwa ejo bundi siyo mpamvu wampaye shaka ibindi bibeshyo kiraguhereye dore iki kirundo cy'amadosiye ugomba kurara ukirangije byanze bikunze niba ushaka guhama muri bibiro niba udashaka gupfirana rukanika ni ngombwa kurara uyapfundikiye ababwirwa benshi akumva beneyo urumva ndakumva akandumva cyangwa Nzogiro n'ibintu bundi izi ngo yayimuzeka Uko narigeze ngo arakwirukanye. Nzogiro. Uko narigeze ngo arakwirukanye.
sha nkurikije imvugo ye numvaga rwose byakurangiriyeho. Nyirukana nyirukana sa nyirukana iki ari Imana yabasomye shampara nkubwira ihembe ryanjye ndari mutunze kugira ngo rijya rihuna rizagera igihe rihuma ariko rihuma se rihuma iki ndaryizeye sha najya azinduka akorera menshi ibintu byose ahembwa yenzinduka nko makame nkorera 2 bazampe nkaye nanjye nzajye nditema ariko rero ushaka munyakazi narayenze itikwera sinibyo mbwira ndabyirebera ndazira icyo nakoze ndetse urabizi kurundereza ubusa bukimara ariko uretse ko ni nkubwire reka shaka ntubona reba usibinda birangiza uretse yewe nubona ko yarakaye ariko akazi ka leta urakamara ukabura icyo ukora yewe akantu urabona gateze kuzashira koko siko kazi kazi gashira se niko kazi tonde nkubwire nyibwirira kakubwire minota ngaho uhagarara nkubwira siyo mbwira guteza amatwi urumva kurondeza ubusa bukimara ejo buri nawe utetse kuri barizera ampereza ndi wari hakurya yampereza 3 naraye nkendeye mwibi 2 reka barabigerageje koko none rero ubusa busigaye uze kuza saa 6 cyo kubujajira muri Parafurika ndaza yo kubujaja rwose ndumva rwose mfite umwanya mama rone ngitazakugeza mu muhima urayihemuka tikura muri pana cyangwa muri byemvene hose ni ababyeyi kandi dushobora no kuza kwahura na nshuti yacu haba inshuti birashoboka simbese ntabwo nanamuheruka narayenze nyandongera nzemo barizera se mu mafaranga angana icyo shawa yamuvanye muti ko mbona ari ingona burya kwarizera ihembe ryanjye se sha mva kumugera imbere uvuga iki n'imyenda yambaye yayimpa nyumwatsi yemwe n'urugero rw'inzi yaruntiza burya n'umuntu wanjye turakorana cyangwa n'ihembe ryawe ribitera ahari ko ntari buze nawe umutetseho mubwira ko umugore n'umwana bari mu bitaro mbara inoti ndataha wasohokanaga we namenya ko wamubeshye ndamubeshye ubwo ntibazamukora ikinyenyi wabo ngo aje kureba ukuri kuri aho nyamara yaza naho yaza kandi abo barwayi haje se bwiye iyo byakomeye ntabango umugayo da nyamara wakwirinda umugayo bakamwambika umugoma iyi ngoma ntacyo yamutwara sha nkubwo yaza akagera iwawe koko maze agasanga nta urwaye ubwo koko ntiyakumirwa iyo yumufata koko yagufata nk'umubeshyi koko iyo yumwese nabyo rugacika nambutse kikamuherera ibyo ntujya wumva ngo mpemukenda mu kibyo nta kibazo kirahari nyamara burya ntabwo ari byiza kwiteranya n'abantu aho ndabona saa 6 igeze ahubwo ushatse wareka tukajya kwijera reka twigendere nyaka ibi papuro mbirundi hano ngire mashini nze nkwereke maze yigire neza rekera huye urayitunganira saa 8 tugende genda urambya ahubwo sinari gukira twige wonde sa sini chani kize wa magari wa Nzogiro kuki aka gacupa kamwe kamwe nyine ari baseri rya ry'inyuma nundi sazavu nzogiro komera ngaho tugura ahubwo avuga Nzogiro sha nawe urazinywa nzogira hima ni kwageza no ryarira ageze mu mwanya aga kana kambere hanyuma se aya macupa yose hano y'inyoye amusanze bahavuye sanze bahavuye maze bagusigira icupa riri mu busa
aya karakambira Gazi tumurire natwe tumwe. reka nzimbagurire nawe Oya sha oya reka nzimbagurire uretse Nzoga Iroshya simvugirwa. Iyo nje mu kabari nje gusengera ndasengera. uko wanze ko mbasengerera Urabusengera nanjye reka mansengera. Yewe wowe bo utanga byeri. Zana hano byeresha. Iravuba. Iravuba. Nkuko tungana uko nguko. Ariko ntuzi ko barasha. Iravuba. Uzane kandi zikonje. Nuko sha. Kanumve. Zakonje. Ariko shengi ngikonje cyane. Ariko ntacyo. Ndasimvuyemo. Ntanye kamenye wagira ngo nticyanyugana. Sikama mvuba ariko nanjye. Imashami Bwana Yesu cyasha noneho kabye nakabyere pe. Bashaje bararangiza kunsukira muyimaze. Kabye nakabye no ugafungura ntikagwa nabi. Zingiro. Ja, babwire. Ntababeshye. Agakoza kuri mudari. Yabaryo wayitangaga. cyako nawe bazakwambika Nawe mwambite. Nawe warumbiye kwandika. Umudari wo kumwoka kanyarwa. Nanjye nakonsabira. cyakora cyo utwarwa n'utwapate ntiduhaganya ntahinduka yatwo keretse udusomanya umubumba niwe dusonga cyakora jyewe nshaka ubungubu ndakandabira muri manitse pe Arayimanitse. Bahise kubona ayo nywera. Wabona ayo nywera ukabona ayo urya. ahubwo aya matariki nyine araza kumitana pe ukwezi niko uzapfa ngifite umwuka Ko ntabataganya ni kuzimu bararira. ariko reta nta n'umugabo numva ariko gushize gusa twishi nubwo nta n'ubukene yigeze amara Nzoga Iroshya reka jyanane no kwakoresha Amafaranga yawe? rananiye pe nama byashitani koko nkuko babivuga Kanyagwe. Nayo yakomeye. Ubonye yaje mu rugo wanjye maze ikajya hatekurura. Idasiba nkabona mbumbye. Yakomeye kumuraze. Murayibeshyera. Amafaranga ari mu yarekeye. Wese ko gushira nishyura. Nkagera kuri 3 nashiriwe. Keretse rero izo shitani zawe zikubyijana zikaza zikibera iwanjye. Niho banza hari zamara ubukene. ese ubundi barangaye Dore yayo maze kugenda bikaba umwako ntiwe umwanya. Amafaranga. Kagira ngo hari banterera igitega ngo cyatunda. Ego bundi. Sereka n'ubundi burya ngo nafaranga ryo kumushahara. Soma nk'ebyeri ntishaka kuyikanika. Agifite njye bataburitse. Nabisha. Kandi nkabona zibica no kumuzinywa nk'abana. Mwabona zimenyereye. Wowe menya no wakujyana kuri burarirwa wahita neza uyikamye. Ibyero urayinginga. ariko Nabundi natubye by'amafaranga. tutazaga kuri burarirwa Reka twebwe iby'amafaranga. Reka twebwe iby'amafaranga ngo kumenya nayatunze. Nawe. Hanyu habwe yabaza byose yangwira ate koko. Nanjye ese nawe urare nayo ngize ngo urayatunze. Cyakora rero. Ngo yahutirwa naryo byaza kwisonga. Ecupa. Kubona nk'umuntu ahembwa 7. akanera 5 ngatekereza Ko yakura he? Cyatsinda afite nk'aho nasarura maze agasonera iyo ngirwa mushahara. Kanemere byere. Cyakora rero umuntu amenye ko areshya. Ubundi yamenyera da. Shakira bakeya. Ariko urameze ni muri Nzoga Iroshya umuntu amenye ko areshya yamenyera. Yamenyera. akora n'ibyo Zanarata tundi ducupa dutatu aho ngaho. Nzoga Iroshya Yakoze bayanyisha abantu basubira ku kazi. Zana tubiri basi. umugabo aguramo agashito byibura cyangwa tugushito Ibiyoga. Nimuzigure mwebwe ntazo niki. Zana uducupa tubiri aho ngaho rata. Cheers zose shishatu Tugomba kugenda. turazigusiganisha Ariko umuzi ko musetsa koko. tugamije ko dusubira ku kazi Nuko. Ayo uramenyera igihe.
yamenyera umuntu yimenye akamenya uko areshya ntapfusha ubusa ajya mu kabari ngo shamura abana ko yamara guhembwa akayanywera amenyera iki wagenda ku bugenge ukagerayo ntiwarindagira Nzoga Iroshya sha niko waguhaza akaguha menshi nkayarukanika ntiwate tugatera imbere nta mafaranga menshi se byari yamara ujya urebe cyane umushahara udakitse ngacungira ku busa ugakora iki wakora ubusa ariko byari natse zihera niko kuki utazaniye byari nakwatse uragumya kumpogoza kubera iki si amafaranga yanjye nanga sana wari watinze aho ugiye hano kuvuga urajya ngo agumye kumvugisha urushaho gusengera bafite akazi kenshi baba bagira ngo bavugishe umuntu arushaho gusengera inyota imaze kumugarika ngaho ariko ngaho ubundi nataka urumva ko akazi kanyu nawe reka ni ngombwa ye ureke twipfire nabwo amafaranga nta byacu nimureke twipfire nitwe abatenda bateka inkoni igapfa kandi inkwi zihari wenda bye nayiri mu biyamara ariko rero ubundi bimara yimase Nzoga singuciye mu ijambo ariko reka mpagusubiza Munyakazi yabikubwiye kera kenshi iragutumira ntihari gusa nigeze gusiga igihumbi ahangaha maze ngataha igihumbi kimwe nicyo kikuriza kumuseka kitandiza kabeshi kuriza niko kitandiza arakoze ishyano nkura muyahesha aha niko nkura muyaha umwera ngaho inzogero iyo akarije ntayo nkwera simbifuza icyarangije none ndacyagitekereza niko wasengerera igihumbi kimwe urarira byarambabaje nyine igihumbi ko ntabwo byumva by'umushahara byo umushahara ni kurundi urivuga ko ahembwa menshi inderukanika ntiyibagirwe ko ari umutwara afite ibindi biyamutwara burya abakomeye ikibakiza nuko baguza bakayabona kandi n'agatuza kagakora bagatwara akayabo nk'umushahara siwo bacunga ibyo byo nukuri ariko urumva ariko rero muri Kigali yose abizi neza sabagurizwa gusada ndavuga ariko kumererwa neza simvuga gukira ntabwo yahugurizwa ntako bisa barakuguriza ugatera intambwe kandi kuzatera umushahara ko ari ntica ntikize n'umuntu ashobora kwihana niko shaka umushahara ni byiza niko myaka nkaburiya wirirwa wicara mu biro bagize gutya bakukubita nka miliyoni zingahe ukagura ikimodoka ugacara muri ibyo biro kandi nacyo gikora asha ndumva urota wowe babinguriza se bancike ewe shagawe ndari naguciye mu ijambo ko perezida utagira ngo navugaga ntumushahara ni ntica ntikize ibyo ni byo kujya reka niko urasara twinywere byeri twicecekere uyu mushahara nzajya nyabona nyagure byeri n'ahandi hanjye ngo bayafite bayajye bayarunda babandi basa n'abatinde batunga ntabatungiye babandi bategera bawubeza imihogo kandi yahogoye bakihotora bamwe bishimira kuyahunika bakazahenuka bakiyashaka njye sinshobora kugera ikirenge cyanjye mu cyabo ndashaka kuzagenda neza nagera ikuzimu ngahamayo sinzi ko nizo zabo cyangwa nshaka kugaruka niba byongeye kandi abo bahunika batibuka abenshi ntibabanza kagwa mpaka so kubika kundi burya mu nda baba barashize yewe abo rero ni abanyabugugu bagwana amagugu bayagugurana umwana yakwaka umugati bakamuha ibuye ngo batica umuriro
reba kwisanzura nzogiro yampaye inka yatinye bati nzogiro tugende saa 7:20 kakanya kunywa turebe gusubira ku kazi nibyo nzogiro kandi mugende tugende na tugende hari ikindi se urantege si ngombwa iki niyo mfashe utwarwa burya mba nariye bagenda bitari kandi gaburya kabyere ni keza ni nk'akagati ni ingano n'umugati nuko gusa buryo wabaye amazi yewe uranyita igitangaza iyo nyitamye n'intamazi zana ni macupa abiri sha nzogiro ndakira zana amacupa abiri amafaranga nsengereza nayanjye zana amacupa abiri aho turigendeye tugende sha nzogiro sha ntaho mukura hano ubonye ni za saa 6 udasitara izo zirahagije urumva nzanira rana uyu mwanya ishize amanywa nkaya wenda ni ukwirariza kandi ubundi ngo intore nini irahemuza nimara inzara nimugoroba n'umwanya sha urumva nimugoroba n'umwanya ubwo tugende nimugoroba nyine hanyuma se ubundi usubira ku kazi icyo uzarya imana iragishaka nimugende nimugoroba se nimugende ugeze hirya imodoka se ikagutikura ntiyabikuvutse ikagwitisha amavuta y'umugabo namuraye ku mubiri nimugende nanjye inzoga iroshya nimuraye mu nda ngiye mbaye ndaza ntinze nasi gutwarwa se nkajyayo turaba duhura nyine n'ubundi tubana muri abana sha nimujye konga yewe izo ngo barampombeje zibyeri zirampaza ndazima naziguriye wenda duhwane nta mahane mfuye mbamaze mfuye mpaza ariko ko n'abagenda sindi yarafatanya n'umugongo abanyara sinamenye we yaramenyereye nta rubanza subugari nizo nyanya ze simiriti cyumuro kizima bikurikiranya Nzoga Iroshya ndasibye sa masimbi kandi n'insinda zikansinda ntibeza kuba ikibazo ani mugoroba kandi aho gendera ndabusanga ninjye mwira naryana kundi gihe kira samanshi bajitana reka ngerageza gutibika yewe sha zana fagitire aho ngaho gira vuba n'indwi kumenya ibyera kasuka vuba nigendera sha ari kubanza unyibye sha reka ntibike isekwe nzagenda nyimaze ariko abeshya iminota isigaye ingahe 10 zageze kagenda Munyaka. Ntabwo wumva. Biro Nzogiro. Yego. Amakuru. Ni meza. Ni meza koko. Wavuye muri hoteli ryarira? Ryari. Nari kurazwamo se n'uducupa tubiri mwansiganye. Nzoga we none wabaye inzoga koko. Amwe nizeye ko amashereka yararyoshye. Amashereka ki. Ntabwo ne wagenda kwagura ngo mujye wanya mujye kunyiriza y'amasahani. Sha Nzoga Iroshya wakwitonze. Erega burya kwirirwa inzoga nsa nibibi. Urumva? Niho bize. Keretse nk'aba hari ufite ibifu bidasanzwe da. Ariko bitinde bitebuke. Sha hazaza ingaruka. Nagatinze kazaza kandi namenyo ya ruguru. Kunywa nturye. Bone niba n'igifu cyawe gikoze mu byuma. Uzaba umbwira irya mukuru rishimwa ritashye. Urumva? Turbo tuguha inama Kagarama. Uzasana wa mugabo w'intabwirwa wikemera inyama y'intamirika. Zirikana ubuzima bwawe sha. Ko mwizera. Ubwizera iki? Ndabwizeye. Sinkubuza kunywa. Ariko ujye ufata shaho n'agashingwe ryinyo. Ese ko nduzusa n'usinzira bitera.
ko nduzuza nusinzira so gusinzira akazi sha karakorwa so gusinzira sha ni ibidosiye bintesha umutwe urabutara bikoraho ngo biragutesha umutwe sinharukanika rwacu rwaje ni woroye neza ra yaje ta ari naho yaza ahubwo yaba yaje ntacyo ndiyizimize kwicyura nabuze naho twakubitanira mu kabari umukubitabiri najya mucumurira agacururuka enda nyeje rusengo yansanga umugurira biri sura yamurusha ariko samugane kuko ndayamurusha ahubwo no kwiye kunsengerera ese nka abandi ugira ngo amafaranga yaravuvuka ubundi se abagusengerera guciki sengo waneze rushamenyo ahubwo za modoka amagorofa araganje sinakubwira ngo bwa mucupa seda ewe bene byo ngo niwe bene namba koko rero ngo nabari mu bayabika bakanywa amazi aranteye bizashira tubanye taze iminsi araturugo kandi nta gahora gahanze Shewe ese bazaturenza hitaka umunsi tuzataha kimashine kiramena umujyi ese shaka kora akazi kawe gusinzira uruguzana mu kora akazi kawe yumva kire kudondanga mu bwonko cyangwa n'ibyo wanyoye bikudondangamo beretse yewe zaho kazi kawe ntuzagata twese tuzafasha ngatase nzananirwa kuba nubona imetero ebyiri kuri imwe twese ko twaje niko tuzataha ese utangiye no gutera inkera mu biro by'abandi inzobiro amucuranzi arabizi sha ngo ko twaje niko tuzataha ntubigire n'indirimbo uratashye gutaha ko ntacyo se kwirirwa wicaye mu biro gusa ntacyo ukora ndamaze niko sha gumya kwirata biniha impungire uherutse kuhenera warukanika wankangisha yamurushaga iki nimbe nawe awuhene yagize icyo asigiye yamurushaga gukomera zarya nkiriho genzo Iroshya mba nzi icyo nkora nawe se uheneye waba usizeho abana bawe mbigera mbizi n'agatebo kagura umunyu ntiyaba gushinyika yarajya aseka ngo sinzi kuzigama nuko afite menshi akabona ibyo azigama umuzima gicira ku rugo agira ngo arusha abandi gutekera mfite umugore n'abana yakomeye kandi ndabatuza ngo nihira igihe yenda Nzoga Iroshya nzashyira nkire mbese uko ari muri babande bakora mu nkoro ntibashyire batashya bagashekerwa ubwo rakomeje shanzobiro bataze kumuguriza ifaranga ntabameze nkanjye hano urumva ngo akanwa kabuze umutemeri urumva gapfubira nyirako amazi ese ubwo patro yakumva shanzobiro yanyumva wamubwira iki koko ngo ko karenze umuntu wakarushye yamagara kandi ngo umutavura urimi uravunika ntugururwe ngo ntiwakwicuza kuramba ku kazi biruta kugasaragurikaho uranegurira abazi mu mundaro ndabese ko babwaye n'umukobwa abagore tukaneka n'intare araryana se komeza wigira utyo yanyumva se ahubwo yasengerera kuko yasanga mvuga ukuri kare uko yasanga unamukorera akazi kuri guca muziko ntigushesha muzajya muhora mwubitse imitwe muzagwirusha ibyo bimashini byawe no kura muri ibi bigiye kunambira yesha gese nkubinda akazi ntikabuze aho najya nakakaba kakampa aho najya hose banyakira Nzoga Iroshya bunza akazi kanjye kandi umugabo yahere mu itama rimwe ashyira n'umurindi nimbura iburyo nzakamaye ibumoso akadiporome kanjye n'ubwo nakabonye ndushya ariko narakabonye kandi sinagadiplome akadiplome nabazicaranye se nabaswa kadiplome kanjye nakabonye ndushya ariko ndakabona ntabwo natoye ingoma mu giteme
niko sha uretse mubazi wise gusinda ku kazi kabandi niba kayo kakunanire kankora kanjye ukomyaka uretse ariko ntugasuzugure sha umugabo ukajibana niko gaho amashuri yisumbuye afite n'abantu bangaho kukeka niyo urata rero naho nari amabuye izi dosiye kandi nta nubwo nazo shingano n'ejo hano umunsi nawe rukani ku wawe cyemuherere so ndamutinya kera nere nkaje shakennye uramuzi kera kennye we no muzi ariko agenda muzi si sura koresha yagaburuga ijisho ridahuganira haka genda bona atazahaka Nzoga Iroshya ndamunaniye we kwihandagaza ngo uhambe n'ikinyabupfura utagira ikimuruta nta cyaruta urumva rukanika niba atakurusha n'amashuri aradutegeka n'umutware kandi niziye kubizi nta mutware kabeba urumva magetano ni yaguhengutse imbere yakurura ukarora hasi burya se watinyaga iki babarira turareshya isenyi imihana itonde wise sucyota ariko sha sikutagira amaso koko weke ngo ndeba hasi ureba hasi nyine ndeba hasi kisi azongere yabarana hahengutse n'ubu ngo azongere ndebe guhera n'ubu ngo bari byo azongere niba ari ibyo cadure na saa 11 ariko bisa ntiyageze saa 11 yageze reka tugende ubuse saa 11 igeze uko ziki kuza kwicara mu biro gusa wowe nkoresha abone gende sohoka no muri iki gifungo mfite magana ngaya yanjye reka ndebe ko nyafite waguha akazi ko kwirirwa mu kabari kumenya wagashobora ndafite ndagendanya ndanywa mwabiri Nzoga Iroshya ntahe ndataha nezihiwe wanga byere ntakayimwe udakunda umukunzi we ntakamubone te umujinya rwose aho ngo tujye kwasangira aguruka pepe napfuye senywa yanyine ngo nziheke ngwino tugende oya ntabwo tujyana uyu munsi hari impamvu ndazikubwira ngo sinifuka mvuze ko inshuti nubwo turi bimwe dusa naho tudahuza vayo tugende aguruka oya aguruka tugende oya uyu munsi ni mugoroba ndagorobereza Inyamirambo ubu niho ngiye kujya rwose mu kanya hari umuntu tuhahurira kandi ndamushakira ibikomeye oya shagira tujyana nabone rwose ntunganye yenda urahurana na inshuti no umuntu ntabwo mukubwira ushobora guhurira na inshuti mu nzira hanyuma ukagenda mugasangira inshuti wekisi kandi ngomba kurangiza kwandika ibintu nkabona kugenda urabona sigo guteye icyo n'iki ngurahurira nande reka muretse ngurahurira nande hari urahurira na inshuti mu nzira muri nawe mwasangiraga n'umuntu w'inshuti yawe kose ubonye aho turi busangire wekisi simbona sigaye atangwa na saa 11 mu rugo ubundi akajya kwiruka nyuma y'uruhungu arakina umupira abaheruka nyuma y'imiyaga aho abakina bariyo bati yahora bakirije se koko nta mwuga udakiza n'uruga burya ngo urakiza arabe nengira mikoro Nzoga Iroshya nzajya nkino mu kabari bafunge byere nkihanze ijisho nayo habe inshuti mubwira iki ayisikiwe ariko aguruka buretse ni isaha yageze ahubwo oshi ndarutahe nduzi ko ari kwandara anze na byeri zanjye sha ese n'ubu ndahita mu nyine sha byeri zanjye wanjye sha rubanda murakomera ko rekesha mukomeza umutsi rekesha dutahe ndazingana igihe oshi dutahe zana amacupa abiri sha zana amacupa aho ngaho abiri ushake mahinya ariko banguka hano kafungura se
Mereza azimanya nyinginge ariko igihumbi n'ubusa ye kirakavuna umuheto niwe gukoramo ukagira ngo ni inkuba igikubise mu gitondo sinari nifite ingagi aya mwanya arimo n'umuvumo pe ntaba menshi yo kamesa ingobi ariko ndanirenganya igihumbi cy'ubusa wakigura iki ntaho byabaye bibiri ntibyamara kabiri ntacyo ubu kwezi kugiye gushira nzashira inzara ndetse n'ubu nsubiye kwa barizera ntiyambura urukundo mvurirwa nisubira mpamvu nayo gukomeza kumuvuga adakorwa yo akagira imana n'amafaranga ariko cyane cyane amafaranga arakabyara byaje nk'amazi acutse abanejeje ibijumba abaguriza umuntu 3,000 ntaba benshi abo ntibaboneka ariko aya yo ndayatahana ngo nyagure iki najya mu yandi ntasanga hene wawe abonye no kunyanduriza umufuka urabona nzameze neza nta kazi k'amaguzanyo n'inka za nka z'inshumbushanyo zigira amakaba ntizigira amarindira zanira inzoga sha yewe zanira inzoga bya vuba inzoga ntitahire hato mutava munanye abazi bakora neza kumbi zawe enda yanda twara yewe sha warujya ngaro ibiceri byanjye sana faranga yanjye sikoro yajyanye teta shana amafaranga wosha faranga y'umugu aho mene mwere byere yanjye ndakumva naje bari kuzira naje yego urakaza neza nakumvise rwose ni wowe uriwe shenge wowe wahembutse wiwe sha hiriwe wo wiwe mwiriwe neza wiwe aha yewe hiriwe mwiriwe neza hiriwe nirirwa se nirirwa iki hiriwe hiriwe niko ariko aho uriwe nta rungu nta rungu nyine pe wahembutse rwose we wiriwe yese nirirwa iki nawe wiriwe mu rugo ruzima se warwe kwirirwa ushinyagurira ariko yaserabe ndakumva iyo ubuze mu gacuba bandi mu gacupa harakunza nese neze gusa ko atari ukura ibivumu gusa yangu yabize kandi umugabo ndakize yewe baseka ndakize yizo gosha ndakize urakize koko ndagaragara ndakize yende munyabaharamba ndero yero zagijimba undeba no gwarabizo yizo gosha ari digituza kintu ubugabo ubwo se biresha ariko ye
Wiwe. mwiriwe nawe. Yego. Yo kwa mugore we. Wiwe. Wiwe. Ariko se niko gira ikigare uragira ngo ngirende koko nagushuri. Kandi ngo barakaye ngo ntabwo naje kurya ibiryo. Aha ni ubwa mbere se utabirya. Ariko se kutemba niko ase nabi ndakumva nyango uranzi kandi wibwira umuzi ntavunika. Ndagukunda ariko ndagukunda erega ndabizi ndagukunda cyane rwose. Zana no kubyiribeza reka ngerageze singa ibyo kumeza ariko byihorere. Yewe nako ntabwo urebaho washi we tu washi ugaha ubusaba Karame. bayo Ndakwita. wesha Mwiriweho. iwe Yego. iwe sira kwa gacuruzi akumera utubindi tune twamarwa tune rumva Ariko se barazima ko kare yari yambwiye yuko mu murima amakazi 5. rusha Karame. tu asugure patrao yenda kumera amacupa nakutubiri tune niheri sinamenye wanje ngo nazi guwa ejo bundi se umwisho samwishyura mu gitondo kwa yamutse nabi ayi nazani amutubiri tune wiherata. yewe ariko izo nzoga zawe wiherata we ndakunda gusa niko kutigeze ugagura kuva aho bwakereye uraguma ukirizo nyagwa mu nda nsa urabaho yishije iki akanyama se kavuye dawe kuva nyuma y'amatariki 5 hari nyama urerutsemo amafaranga yashyize nyamara ubugari nabwo nimarira ejo nta kundi keretse twongera kwikopesha ariko se kwa mambere gacuruzi yancunaguje ejo nzamutunguka he koko nzamuhera bora ko mpajya mu bugari ubugari nyine none se nguye iki kindi ubugari no buki ndagasuzi ko mubiye ko binde ntabwo cyori gawa zawe kigwera kaputo yewe tarwara n'utwarwazi ndawo murwayi bundi umenye wowe yasiramenye yewe naramenyere rebe taramenye umva aramenye ashwida aramenye ibiki zaguharika yewe waratinze bindimo bazi bisi bitekereza bindimo rwose yewe nta nkumi yigaya Nzogiro nta nkumi yigaya koko umva agasamunyiga kabwiye akagore kako katingiye kuzana undi mugore karagasubiza kati kurye bunuka neza amazi banuka urarugurwa uranuka ashwita cyakora umugabo utabatunga ntabura kubatunda da yasirabe urunuke reka kutukase dufike umugabo utabatunga ntabura kubatunda singutunze wowe ubyibushye cyane ayi wasuzuguro niko mugabo wa niko wagira ngo wowe wikure naho waruri wiriki ugize ni wakari wakagukura ku kazi wamwerekeza umugore ukazi umurawo ukarukanika niko cyakora uzamuzane ntacyo nibura nzabona uzajya kumfasha amahiri uhora muri satu kayagabana uzamuzane cyaserabe ndovuze gucimbiga nawe kurusha farikira hagame muzi naramwumvise kabura muzi doba mwangiye Rwanda se wagiye kuryama wagiye wowe bahora sinzira giye reka ndabona unaniwe da yasirabe ndakumva ndakumva yasirabe umaze gucuka ese ntacuyuka da zo gucuka utuvuta se
tuvuta so duteka yongeye kandi agasuka kabaye kuba kose ufitazo kenshi cyane usirabe se wagiye kuryama wagiye ufite ibitotsi irawo sinzira kandi irakube ntugumye kuvuga agasuka kabaze kuba kenshi cyane wibakira inzu ishyano kinjira nacyo gituma rimwe na rimwe iyo wanyweshereje Nzoga Iroshya umva ngomba gukosora wowe umpondagura n'agaharo tugahabwa gahene agahari kagahabwa agahari urabizi we nyasinami ntubizi ndabizi biro bya kabiri se ntibiri kuri mode umuderi warakererewe ahubwo umuderi nanjye singomba kubura warakererewe nzambaye wakangahe bati warakererewe wa mbere muri Kigali bibankuraho kandi zakavano n'abandi n'amajyambere nk'andi yose agamije gukosora nk'abase nawe umva n'amajyambere nk'andi yose agamije kugorora nk'abasa nawe wowe nyirasirami umuntu warero no gucunga ibumbi byose ngwa byose yewe wakumvira ibumbi abandi bagore bafite amafaranga ye wowe urakize wowe nabo teteje wowe cyane undi rwose zasiba kubyasaza gusa ngo mitangaza maze isi yose imenye ko mfite undi hanyuma so ngo guhisha wamaziki amazi ubundi muri ntate kuko abagore ngumuntu abakamira impenda impinduka yaza mukamutabunganigani yewe rwose zanandi byeri dore mbere bamugisha zanabyera aho ngaho zanabyeri muhashi zaje se ndazizanye zanabyera aho ngaho ahubwo ngo nizo za nyuma rwose yaragiye no kuzinywa ibirahuri se ugizisha ngwiki ngo nizo za nyuma rwose yaragiye kuzinywa wende kwabaye nakavrueto ubwa mbere bivuga musibone ejo muri nzakuka Nzoga Iroshya nzakuka fungura wowe nasomere ku cyawe ubundi wahembutse wowe ntacyo amazi aho gacuruzi se duzicuruza wegiye muri Kigali adakomye niko dena zinywe zazinywa nandi Nzoga Iroshya sinzabura byeri nzabura byeri zaronwa byeri aha kadakora umuntu umwe se uko rero yewe ko nshimye se byeri uzibonye ejo ko ntabufu nzafunga igikoni oya ntukajya amafaranga urata amafaranga yose ngwa njyasame rata hari undi wumvise wataye amafaranga se none uzafunga igikoni kubera iki nzateka iki se ahubwo nzateka ibyo waguze amafaranga nguha wewe ngo amafaranga menshi cyane umba kubata wowe imbeba niyo zikuryana umurwi ibyo ndangare nuko bigomba kumera ariko Nzogiro ubwo rubura gasani urarunterera iki kuko ubuhumbi 3 wanjugunye umaze guhembwa nibwo bwari kuba bukiriho bitatu nibikera aribwo bubazwa amakara kunya amata n'utundi twose two mu rugo ibihumbi 3 n'amafaranga menshi cyane niko wibuke kandi ko hagati aho ngaho 500 wayamvuvunuye ukajya kuyavumbika mu kabari kwa nasangiye se da amaye ibihumbi abana banjye bakwishwa na bwaki zajuza tuje kuyasangira ntagucu neza nje ngwereza ndahembwa ndizi jewe ntabwo z'amafaranga mpembwa nyabwiwe n'iki se turakorana amafaranga mpembwa wowe singo dumbe 10 hanyuma ukampa 3 nanjye ngo 3 mu bihumbi 10 byinshi cyane ayandi ukayanywera 3 amafaranga menshi cyane ese 3 amafaranga menshi ukampamo nanjye se amafaranga niyo mbaza mu dukweto inzoka naho inkweto zo wikwibeshya ipantaro
Ipantaro ziri n'utundi twose inzoga gusa nta kindi amazi yasame yasame nuwe kuvuga witonde ukungu yeshora kurakara urumva n'ubundi ngo iyo umuntu avuze ukuri kurazirwa niba ushaka kurenza amafaranga umva niba ushaka kurenza amafaranga uzahera umugongo uyerege guhiga mpinge hese hanyereke by'abaturage yasirame ndakumva yasiramenye wowe mu gihe ishize ntabwo wadandikaga inyanya ku isoko maze zizo nyanya kuki wabihagaritse izo nyanya koko umuntu wabona umugore wa Nzoga Iroshya acuruza inyanya koko si amafaranga sinabuze se amafaranga yo gushora wataye ntabwo wabona amafaranga nararya none se siyo mahisha none ngo Nzoga Iroshya arahembwa nyahahisha nuko mbura icyo nsubizayo ubu naye akawunguwe naye namaze kurakara byarangiye nyamara biranagayitse kubona umugore wa Nzoga Iroshya atandika inyanya ndi muri ebyiri njye kwishira amaso cyakora rero nutisubiraho urumva nibyo ngomba kwisubiraho naguye ko nzaguharika niba utanguriye akenda nawe ubwawe ntiwakwigurira koko utunguka mu bandi bakozi bifashe utyo yaba intera isoni rwose wanjye kwiyamishiriza akagatama gatanta amazi ntambara y'abagore ngeze ku buci yasireme erafata fata ukagira imana we fata yo kwiriyamya nagushobora noneho kabyara we tero yasireme wagusha yasireme Nzoga Iroshya noneho ariko yanyoyemo uburozi Nzoga Iroshya kanguka niko umuntu araryama akageza saa 4 niko uyu munsi nta kazi gahari saa 4 zituyemo kwaziritse zikituramo ikibazo ufite niki aha akazi kataruhuka rikaniruhukire twabwarashize ariko avuga yezo ku musaraba mbega icyaka ego ko aha niko ari niko yasirame ndakumva ndemo n'agacupa ka rayida reka nta na kamwe rwose ndebera nigagurira kanwa eshwi wiki nta na kamwe rwose cyangwa ndabarize inkuru ku nkanda pe neza ugacungura ndebe icupa ndebera kare agacungura ndebe ko inyazi nayo nayitsirika gacungura ariko nawe noneho ugeze habi ugiye kwiranguza amacupa se ndabona harimo agatama karetse ndebe mukanga muri cyo nikanga mukano ndebe ukuntu kamera wenda no guhozaho wewe ntashiri gorora kandi urayima mukajyana ndabeshya ntabwo weshya ariko ibyo si ibintu byo kwiranguza amacupa yaraye nasirame yeguye umunsi ndasiba ndasiba icyaha cyarimo ntigica umugabo rokaneka ntahera ko ngo abompore aha ibyo ni ibyawe ko sindugwa he n'inyota kuri ko mbagamagara ranguze n'iryo cupa ryo hirya biboze biruta ibibuza pereza yegwe mani ndebera ndabona kundi bari wikintu yewe kiraho kagira imana ega kantu twandebere gakera iranguze ubundi si ryo iranguje ibyo ntibyari bimeze gutyo kabaye amazi ahubwo mugira ubugingo ntacyo ariko
ibibazo biruta ibibuze. Kabeshya kure. Niko hajya ngo ntabwo ujya ku kazi Ntaho njya. ngo urasiba wapfuye se kugenda nubwo wakererewe bwose hakongera ukavuga ko umwana yarushijeho kurembuka mujyana kwa muganga. Niko kabye. kandi wibuke ko muri uku kwezi hari n'ubundi wasibye 3 wikurikiranye. Erega rero navuze kuri indembe maye. Yesu undi ugira ngo urebe neza ukareba ukomeze ntabwo ndi indembe koko. Hari indembe rutanyira sinamenye. Ubu ntakigira n'urwara rwo kwishima koko sindi indembe. Wabivuze ukuri. Cyakoranyira sinamenye naramenyereye da. None wari ko ndashira numva nk'isabune imesa. Bana haye bagambo. Baganya yawe gusa. Wabona kaza nundi. Ngaho ubwo mbyina nabi mvuyemo da. Vamo. Nakugiraga inama yo kujya ku kazi ubundi ukavuga impamvu. Irorerere. Ntawe hano wahanutse rero. Sindimbura jyana yabuze gihamba. Gusiyo namugira ntabwo ihwitse nyirasirame. Nyamarira hwitse. Ihwitse rwose. Gutunga kwa rukanika nakerewe amasaha 5 rutwa no kwirorerera. Kandi rero amaze kumenya. Aramenyereye nabona ntaje ku kazi. Kandi ejo yarambwije nani na rimwe aza kumva ko byakomeye. Nawe n'umugabo kandi arugubakira arabye. Yego ibyo ndabyumva. Ariko yuko iyi minsi yindi wasibye. Nabaye iki? Batakwirukanye ndazita. Ntacyo mbaye rero. Pe. Uzirikane kandi ko no mu kwezi gushize igihe amabandi yagutegeraga hirya haninjoro akagukorera ibyamfura mbi wirengeje imitaga 5 yose utagiye ku kazi. None sibyo byose ntibyandikwa. Ariko ahubwo zo ubukeka ko rukanika byo muri Kigali koko. Harabizi. Utuye muri Kigali. Harabizi ariko arakora. Nanjye ndakora. Ibyago se n'ibyo umunsi umwe. N'ibyo mbere se byawe bayiho. Aha, yewe burya habana ibyo umuntu yikururira. Kanyota wi hirya mu bigo. Ntawe nuva gusenya mu cyumweru gishize. Bene ngango bari bamuteze. Ndetse aho gugenda itonda. Nawe umunsi numwe. Arabyomba rukanika n'umuntu nkanza Iroshya. Keretse naramuka yabishe kare karungu. Narazwe n'ikize kubyumva. Yewe azi kwihangana ahubwo. Nanjye ndihangana. Nyamara rero upfuye kugenda ukagerayo ntawe utota butageze nk'umwuko. Erega bikuri gusubiza amazi mwiriba. Uba kuri munsi nakaretse. Ubura nangiye. Nangiye kizabanza mu muti. Amadosiye naraje nzasesera mwejo. Senakira muri amasaha. None nejo ni kimwe. Baye nka wawundi. Nzasiba gusiba mu gihe kizaza. Harimo bizazana. Sinange kandi usibye akazi nyine muri Kigali yose. Ariko gucyureba abandi. Ndiba banditse kubera iki? Kandi nta nusiba nkawe. Niwo bizi. Wese wavuye hanga ngo umenye ko basiba. Kandi ariko Yego akazi k'ibwami uwo kwicara utagakoze. Uyu munsi singakora nzagakora ubundi bica wiciye. Azi bicika bicike. Ayo nkorera ndayazi. Siki. Debera ni karamu hariya. Kiravuga. Debera nandikira wa muhanya ngo. Kiravuga ariko wintindira. Nyotera mbaga. N'urupapuro nyine n'usorona nandika kuki. Akira. Yake impapuro, impapuro kiwa mugore. Sizimwe wazanye se. Afukana gakora aka gace. Kose. Nukwandikira rukanika se. Oya ndandikira ndemeye. Ubwo yikopesha byeri. Ubwo nibyo rugiye gukopesha. Mwashi we. Ntawe hari na mutumye. Uzumva mutumye no endo rwandiko. Rushyire ndemeye haruguranga. Agira ati ariko kuvana ibicupa bimwe gusa bitarimo ni bitagize n'ikirimo. Yabona gusa nta gitonyanga kibereyemo. Reka nandike ndangize kwandika. aguhe byeri. Ko imvugira mu ndandika ibyo ntekereza. Ni wese uzishaka ko arigiye ushaka kuzima. Agira imana. Umuntu asiba akazi kuri byeri. Hejuru ya byeri koko ugasiba akazi. Genda. Genda jya rugaruka kwa ndemeye. Akompereye kazi ya byeri. Na sardine 2. Zase munda. Akompereye n'ibintu 5 y'ubufu. Aho ndakumvise rwose.
sinakongera kumuha kurwagwa atampa Rwanda agira amagambo yo kabura umuheto. Nubwo kandi agira urwagwa ruzira urwango nkuko abivuga, urwagwa ni nk'umwanzi warwanzika mu gitondo yakwanzura ubusazi. Nyaruka se ariko cyategerera iki? nagira ngo hari ibindi ntu Nyaruka agenda nzanire nazasigaye ntamike zikamwo zibonye ni sera ntege sebanye. Gende kugira serame wagiye nyamara nagiye da nese nagenda ntazanye igikapu cyo gutwara ubufu. urantindira kandi je numva inyota imbaga. Imana noneho sakazi ninjana mu Nzoga Iroshya naza mwafashe Niko munyaka Nzoga Iroshya ntabwo aragera hara ewe ntawe urahagera. Umuheruka ryari Iyo muheruka ejo tuvuye ku kazi niho muheruka. muvuye ku kazi wewe nta makuru zina busa Reka da muri agace n'imitwe reka da muheruka tugisohoka nta makuru yafite rwose. itangaza rwose amaze kurenganira naramwihanganiye nkomeza gufatira ku munwa nk'ubwangati none nkwinkoni rwose enda akira shishiriza iyi baruwa azisobanura zisobanura rwose ugira uva kandi ejo ubwo yavugaga ko abiwe bari barwaye ahari byamukoberanye asubira kwa muganga. yasubira kwa muganga se hazibonekesheje ngo avuge impamvu ibyo bishoboka koko yarangwa mbeshye impamvu si impamvu nyabaki nawe n'umurwayi ndabizi ubu yinamye iby'indwara byiwe wenda byo n'ukubeshya abura nakandi kuko yahumuye ngo nzanire na kamuga k'inyota byo birazwi rwose ubuzamucuritse ubu kandi biramambo ntumva ejo bari umunsi wo guhemba ari yarakwibaba saa 12 z'igitondo araba yateye amatako ibyo aribyo byose ari kwibarwa ni ya nyuma ntibugisibye ntibugiseho wa mugani we kiramuhereye agiye kuginda yunuke cyagende bitise acunda amazi nubwo mwago yavura amabuye yari ubusaba ko aribwo atika agomba kuba yahuye n'ibizazane bitamworoheye. Ibizazane nyabaki ejo mbonyeho ejo yari yiyemeje ko agiye kuba umukozi w'intangarugero avuga ko atazongera kugasoma nyuma y'agasupo mwamuhaye. Kamere ntikurwa na reka urumva byongeye kandi umuntu aziga ikimwirukana ntasiga ikimwirukamo ntibijya bibaho bahane baruhe usiga umupfa marisoro neza ikimbabaza cye kandi ni kimwe navazerekeza he ko nta hatakuze hose yirukanwa n'ibicumuro by'amacupa. Reka no kugerageza muga uyu murengera sigaho ntashobora kurega amahabaho nta murwaje yewe ntamwishiriye yanze kwihishira nako nagende rwose ntitugishobokanye ukuye muye ntahisha mu yundi urabizi ngirira vuba iyo bari wano nanga ntaka kanya rwose intumindi rwose ndani maze kundaga rwose Emewe Nzoga Iroshya ni inshuti yanjye ariko ibyo bibaye akabyo pepe umuntu ufite umugore n'abana data nubwo barwaye bwaki bayirwaraga ariko ntibapfe nirukanwa sangaha azazibandwa zerekeza he babajwe na nyirasi namenye wahuye n'uruzu akaba nyiranzumiwe abagore barihangana koko yewe naho ndetse harya ngo wemenge sasabwa inzaratsi umuntu yazisaba nyirasi namenye no umuhanga wo mu ruhu iriya nkenya y'ibyera Nzoga Iroshya atunguka mu kabari kaba nk'umutukiro yayisoma ntasomoke yayisezeho koko izamusenyera agombe kuva muri bar umufuka wera ubuse noneho hazabeshya ibihe umuranzi w'ikinyoma kuribwa arimo yewe
yagiye kera kubusa inga ngire bwangu nanjye batagira ngo nabaye nkawe. Debe kuba ari amakosa arimo. Ntayo da, doze imeze neza. Nganze nyimushyire. Rero nawe. Manyinya undekure nawe, manyinya we winjira umusinzi, manyinya we winyita akazizi, dore impamvu ituma nkwiyama, ku Gisenyi urahasenyuye, mu Ruhengeri urahemuza, muri Byumba no kubyimba inda, Ikigali uratugaritse, Gitarama urahataranga, aho i Butare uratarutsa, ku Gikongoro urakobora, aho i Cyangugu uracagati, ku Kibuye urababuyeza, i Kibungo urababungamo. Manyinya we undekure nawe, manyinya we winjira umusinzi, manyinya we winyita akazizi, indi mpamvu ituma nkwiyama, myenda yanjye yataye ibara, banki yanjye ni mu kabare, nshuti yanjye kitwa manyinya, manyinya we undekure nawe, manyinya we winjira umusinzi, manyinya we winyita akazizi, indi mpamvu ituma nkwiyama, Nyabarongo niwe muhogo, ubwo Gifa kagemurirwa, kamanurira Akanyaru. Manyinya we undekure nawe, manyinya we winjira umusinzi, manyinya we winyita akazizi, indi mpamvu ituma nkwiyama, tuboko twanje n'imitsi misa, ubu wese ndatitimira, kumpa icyayi ubwo nukunuka. Manyinya we undekure nawe, manyinya we winjira umusinzi, manyinya we winyita akazizi, indi mpamvu ituma nkwiyama, maso yanjye ni ndubaruba, urabwabaye ifiriti, umutwe wanjye ho ni saramara. Manyinya we undekure nawe, manyinya we winjira umusinzi we, manyinya we winyita akazizi, indi mpamvu ituma nkwiyama, dore unteranya n'imuhira, dore
ndaza myoboye inyaga zasangira inyanya n'inyoni manyinya we undekure nawe manyinya we winjira umusinzi manyinya we winyita kazizi manyinya we winyita kazizi manyinya we winyita kazizi